Shalom shalom, tubashuje mu izina rya Yesu. Ni Valentine wongeye kugaruka, nifuje kongera kugira ngo tuganire. Imana iduhane umugisha. Ushize twari twaganiriye ikiganiro nabwo ko tuzajya tuganiraho igihe cyose mu gihe Uwiteka azaba ampaye akanya ko kuboneka hano kubana namwe. Mu bisanzwe rero ku batanzi, izina ryanjye nitwa Mukarugera Valentine, ndi umubyeyi, ndubatse, mfite abana. Imana yangiriye neza, yampaye agaciro mu murimo wayo, ni ukuri Imana yangiriye icyizere. Reka rero mbashimire kuba mukomeza kwitanga gukurikirana ikiganiro cyanjye cyagiye gitambuka kuri YouTube. Nabonye abantu baragitibe bagikurikirana, ni ukuri mbasaba umugisha, ko kino kiganiro navuze ngo si icyanjye njyenyine, ni icyanjye kikaba n'icyanyu. Ubwo rero reka dutangire dusenga Imana, dushima Imana. Imana yangiriye neza ko mbonye kano kanya, nari mfite byinshi byo gukora ariko ndaboneka nigomwe. Ikiganiro nagumye kubona nagicishe ku wa mbere sinabohotse, ibyo byose ndaboneka nigomye n'uno mwanya ntitambutse, kugira ngo turusheho kubaka ubwami bw'Imana na Kristo, turusheho kugira ngo tugende duhana ibitekerezo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Imana niduhane umugisha. Reka dusenga Imana. Ndagushimira Uwiteka Imana yacu, Data mwiza, ndakunezerewe, uri Imana ikomeye, ugira neza muri byose Uwiteka Mana. Ndagushimira ko waturinze n'umunsi wa none, wandinze urinda Uwiteka Mana abankurikiye kuri kino kiganiro. Ni neza watugiriye, ntabwo twebwe twabishatse two twabyifuje. Reka Data nkurarike kuri uno mwanya uzungirire neza. Reka nkurarike Uwiteka Mana ko mpaye umwanya wo kuza kuvuga izina ryawe. Reka nkurarike Uwiteka Mana hano kuko uje Uwiteka Mana kugira ngo buri wese uzakurikira kino kiganiro azakigiraho umugisha, nangira umugisha Mwami wo kugitanga. Nuko mbere ya byose nyemerera uno mwanya, mbabarire ibyaha n'ibicumuro byanjye Uwiteka Imana. Ngiye kuvuga izina ryawe, umbabarire Uwiteka Mana aho narebye, aho natekereje ibitagenze neza byose mu mitima wanjye ubimbabarire. Mwami aho warebye ugasanga ntakiranuka, umbabarire mu izina rya Yesu. Mwami utunganye ubugingo n'umubiri, kuko Uwiteka ubugingo ngo nibwo buzakubona, ubutunganye cyane rwose Mwami. Ndasengera n'ijambo ryawe, ndasengera n'ikiganiro ndi butambutse, Mwami byose bihabwa umugisha uvuye mu ijuru. Izina rye ryihesha icyubahiro muri kino gikorwa Mwami, neza n'urukundo rwawe bitugote bituzenguruke mu izina rya Yesu. Urakoze ko wumvishe Mwami abamarayika n'abakire bamanukire kugira ngo babe hano hantu, kandi buri wese uzuba kino kiganiro. Ni ukuri Uwiteka Mana ino jambo rizahegezwa n'umwuka we. Iki kiganiro Uwiteka Mana umwuka warageze aba abamarayika Uwiteka Mana barinde bajye baza barinde hano hantu, kugira ngo uzuba kino kiganiro wese kizajye kimumarira Mwami, kizajyaho kimukora naho kimugeza. Senze nizeye mu izina ry'Yesu murakoze, amen. Murakoze rero, ni ukuri ndanezerewe. Imana ni nziza kandi Imana yaduhamagaye. Abo Imana yahamagaye mwese, Imana izakomeza kutugira neza kandi izakomeza kuduha agaciro. Ikiganiro ubundi njya ntanga navuga ngo umwuka w'Imana harasa nk'uyanyobeho, kuko mu gihe cyashize navuze Imana ko nkunda gukora umurimo wawe, ndashaka buryo ki bwo kuwagura. Ubusanzwe ndi umukozi w'Imana, aho nsengera nubwo turi mu gihe cya corona cyangwa se naho nagiye nca nsengera. Ubusanzwe ndi umudiyakoni mu rusengero, nkaba n'umuvugabutumwa, bikuriye n'icyo Uwiteka yampaye kuko ngomba kuganirizaho ubwoko bw'Imana. Ngewe ubusanzwe mu minsi yashize nagiye mbwira Imana uzandinde kuba umunyedini, kuko kuba uw'idini cyane usanga umuntu aryubatseho cyane usanga ari byo birushaho kwica umurimo w'Imana. Mu bisanzwe rero ngewe ndi umukristo Imana yahamagaye ishyira mu murimo wayo, imikizere nkukora uko Uwiteka agiye nashoboza mu buryo butandukanye. Imana nishimwe, Imana nishimwe, yangiriye neza. Nubwo ndamvuze ku by'idini, ariko ubundi umuhamagaro wanjye Imana ijya kumpamagara, yarampamagara amubwira ngo ujye ugenda usenge uko abapantekote basenga, cyangwa uko abarokore basenga. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ni mu buryo nahamagawemo, ariko mu by'ukuri umurimo w'Imana agenda nkukora mu matorero yose, bitewe n'aho Umwami agiye antuma, bitewe n'ibihe ndimo. Imana nishimwe. Nubwo muri iki gihe wenda bitoroshye kuba umurimo umuntu yawukora yisanzuye, ariko ndabizi ko Imana ikorera muri Afurika ari nayo ikorera i Burayi aho mbarizwa, ni mu gihugu cya Finlande. Niho Imana yabashe kuntuma mu murimo wayo. Ntabwo byari byoroshye, ariko ndabizi ko hari ibyo Imana yagiye nkoresha byinshi. Imana ubwayo niyo ibizi, nizi ikimenyetso. Ntabwo ari ibyo umuntu yakwirata. Gusa icyo nirata ni uko Yesu anzi kandi Imana ikaba inkunda, ni uko Yesu yangiriye icyizere akanshyira mu murimo wiwe.
mpaye Imana icyubahiro kuko Imana ni nziza. Niyo mpamvu nyangerageza nk'abantu ubwo wese uko byamera kose, icyo Imana yashyize muri njye ntabwo nzakiruka, kandi amasezerano Imana yampaye ntabwo nzayatatira. Imana nishimwe, ntabwo nzatatira igihango nagiranye n'Imana, kuko nabwiye Imana aho uzantuma hose nzagenda, uko bizaba bimeze kose. Ubwo icyo Uwiteka ampaye rero nanjye nicyo mubasha kugeza ku bantu. Hari umuntu wakwata se buriya noneho asengera muri itorero se kuki atagikije, uburaho njyaho mba hano ndi mu rugo iwanjye. Muri no minsi kuva igihe cya korona cyatangira, ubu ngubu ndavanga ubutumwa ndi kubukora ndi mu rugo, kugira ngo mbashe no kurinda ibyo Imana yashyize muri njyewe. Imana iduhana umugisha. Ubundi mu itorero mbarizwamo kenshi mbarizwa mu itorero rya Salem. Salem ni itorero ry'abazungu, ni itorero ry'abazungu mbarizwamo. Umusango ngenda nca mu matorero hirya no hino, ariko mu by'ukuri sindabona aho itorero mvabona bene wacu bavuga ikinyarwanda duhuje burundu mve ko twahuza, ko kenshi njya mbona nkasanga ibibazo cyane cyane bigenda biba mu matorero bigenda bisa nk'ibica abantu intege. Niyo ndashobora kurinda agakiza muri abantu Imana izajye kuba umukirisitu, niyo kubaka cyane cyane ku madini, kuko icyo Imana izarebaho ni ubugingo bw'umuntu. Umuririmbyi umwe narembye avuga ngo buri muntu wese ngo yerezwe mu itorero. Nanjye rero mwitezwa mu itorero rya kirisitu, aho Uwiteka azampamagara ndi aho ngaho Yesu hazaza asanga, niho ngerageza kugira ngo nerezwe. Ariko cyane cyane saba Imana kugira ngo ugeze umutima wanjye ari uzajya umpamya, ninkora ikimwe umutima wanjye umpamya. Kuko abenshi usanga bubakira kuba pasiteri, abandi bakubakira ku inshuti bwakejo mu gitondo ugasanga wenda se bagiranye ikibazo. Ariko ikidukwiriye abakirisitu ba none dukwiriye kugendera ku butumwa bwiza, twumva ko Yesu ari cyo yaduhamagariye, ukagumamo neza utagere kuko kana, kuko ubwo impande izavuga buri wese azazamuka ukwe undi azamuka ukwe. Yewe ngo n'abana twabyaye ntabwo tuzagenda tubafashamo cyangwa tubakurure, nitugirirwa umugisha bizakunda. Ariko ubugingo bukwiye kurindirwa mu gakiza twahawe. Imana nishimwe. Agaciro k'umuntu rero Imana yaduhaye, nuko Imana yangiriye icyizere. Nakomeje mbivuga ntitanye Imana yampaye icyizere, ingira umuntu irangije indema mu ishusho yayo. Ako niko gaciro nshima Imana yampaye, kandi agaciro kandi yampaye nuko yashyize mu murimo wayo. Noneho byongeye ko ndi umugore. Ntabwo rero byari byose ko umugore yabasha kugira ikintu avugira imbere y'abandi bantu, ariko ibyo byose ndabishimira Imana kuko yampaye icyizere. Kandi ikindi nshima Imana nubwo yampaye ku buryo kimbasha kuvugira kuri urubuga kuri YouTube, ujya gushakisha uburyo kibikora. Inshuti zanjye ntimwumve ngo ni ikintu kiba cyoroshye, ntabwo byoroshye. Utangiye kujya gukorera YouTube n'imyaka ndimo ni ibintu bitoroshye, ariko ndashima Imana kuko byose bishozwa na Kristo umpa imbaraga. Imana nishimwe. Uyu munsi rero ikiganiro nari nateguye ni ikiganiro nateguye nyine kijyanye n'agaciro k'umuntu. Ushize naravuze ku muntu no ku Mana, ariko noneho reka mbaze ngo mbere na mbere Imana. Agaciro k'umuntu imbere y'Imana n'imbere y'umuntu. Imana nishimwe. Uyu munsi rero igira ngo noneho mvuge ku mwana, ku gaciro k'umwana. Imana nishimwe. Kuwa mbere nk'uko navuze nagerageje gutambutsa gahunda nyine ntibyankundira. Reka rero uyu munsi tuganire ku mwana. Mbere yuko ntangira nababwira ngo ubushize hari kuwa gatandatu ubwo nagomba ndota indoto ku mwana. Hari igihe kenshi njya nkunda gukabya inzozi, cyangwa se wenda sibye no mu nzozi ugasanga ibintu ujya ubona ugasanga mbese nk'uko nabwiye ko Imana yagiye imbwira ko izanyigisha ku mwana w'umuntu yabingwemo 2013. Ku byo ngenda mbona no ku byo ngenda mpura nabyo no kubiganira ngenda nganira n'abandi, gerageza kumva azajya ngenda ashyira mu kuro kugira ngo tugende tuganira. Kandi ntange nifuriza buri wese uzajya mfasha yumva kino kiganiro cyaba kimunyuze yazajya ashyiraho komanteri akavuga uko abyumva, nta gutinya rwose, ko muri izo komanteri mutanga nanjye nizo zimpa imbaraga zo kugira ngo mbashe kumenya buryo kino kiganiro abantu barimo kugifata. Ese kino kiganiro kirabanyuze? Kino kiganiro ni byiza ko wareba no kureba si bibi, ariko buryo ushyize komanteri uhita umenya ni hehe nakorija, hari ikibazo ni iki nahinduraho. Iki ngiki ngiye kuvuga no ku mwana bigiye guca kuri YouTube nk'uko nsanzwe zicishaho, ariko kandi noneho bikaba bivuye no ku ndoto narose. Narizi ko abana nzabavugaho igihe kiri imbere, ariko ntibyakunze kubera indoto naroteye umwana. Reka ndangire nzivuga. Mu minsi yashize narose ndimo kugenda ubwo nari ndi mu muhanda mpora
nabonaga ari igitsina gore, sinavuga ngo umama cyangwa umukobwa, gusa nyine yari yambaye imyenda ya kigore, yari ateruye umwana imbere ye gutya, umwana asa nk'umuhagati ariko amaguru mbese umutwe wiwe n'uw'umwana birebana. Ubwo nari ndi inyuma yiwe asa nk'ushaka ngo mbese kumucaho, mbona wa muntu wari uteruye umwana, wari umwana ubona azi kugenda, aba amukubise umutwe, uruhanga rwahise rubyimba, mbese rugenda rubyimba gutya rujya imbere igihande kimwe, ntabwo ari isura yose, byafashe igihande kimwe rigenda rubyimba. Noneho mbona uwo muntu ibintu akora umwana utaravuga avuga nta kintu yari avuze, amukubita umutwe. Akimara kumukubita umutwe mbonye mbese yaramukubise gutya, numva arivugije, numva ndababaye cyane, mpita ngenda mwambura uwo mwana, kuki ukubita umwana ndamubwira, ubwo bari barimo kugenda. Noneho ubwo nakomeje njya mu nzira nyine yari arimo, muri uwo muhanda yari arimo, ariko hafi aho ngaho hari ikigo mbona cyanditseho sosiyare, ntabwo namenye ngo hari se wenda nka za garidiyeni cyangwa se za kreshe, ariko byari byanditseho handitseho sosiyare. Noneho ubwo mpandutse nanjye nashatse nk'utambika gusa njye, ariko usanga noneho abantu bari muri icyo kigo bamwe batubonye gusa nk'abadusanganira nashaka kwinjizamo umwana. Ubwo urumva nyine namwambuye umuntu asa nk'uhagaze aho yari ageze. Noneho mbabwira ikibazo ko cyari kimeze, barambwiye ngo natwe ngo twabibonye. Umwana uko bakimara kumukubita uwo mutwe, babonye ameze nk'uwumye, umwana ameze nk'uwumye, ntiyagira ikintu avuga, mbese ubona umwana ntiyanarize. Numva ndababaye, numvise mbabaye cyane, tekereza nina ku gaciro k'umwana, tekereza ku maciro k'umwana umuntu wakoze ibyo bintu. Sinari nzi ngo ni umukozi, sinari nzi ngo ni nyina, sinari nzi ngo ni mukase, gusa uko nabonye igitsina gore. Ubwo rero shima Imana wenda kuko yampaye kugira ngo mbone ibyo bintu, kuko n'ubundi yari nsanzwe ntekereza ubundi ku gaciro k'umwana, nkasinga ko agaciro benshi hari igihe tutajya tumenya agaciro k'umwana, ugasanga umwana arahohoterwa, umwana akabuzwa amahoro. Ubwo nakomeje nyine, numva nakomeje maze gusiga umwana kuri icyo kigo, ndazamuka asa nk'usubira inyuma. Noneho ngiye kureba nsanga wa muntu nambaye wa mwana yantegereje, atangiye kundwanya, nabonaga ameze nk'ufite umuhoro mu ntoki, noneho ashaka kundwanya agira ngo nteme. None ndavana ariko ibyo byose, nimba ushaka kundwanya ibyo wakoze ntabwo ari byiza. Ubwo nyese mba mu ndoto. Imana nishimwe rero kuko ibi ngibi wenda bibera kugira ngo nimba hari umuntu wakoraga yahohoteraga umwana, amenye uburyo ki agomba kwitwara. Umwana ni uw'agaciro, umwana tugomba kumuhesha agaciro, kuko Imana nawe ajya kumurema amuha agaciro. Nubwo ubona ari umwana mutoya, nubwo ubona atabasha kuvuga, nubwo ubona icyo wamukora atabasha kukurwanya, ariko afite agaciro ko kuba Imana yamuremye ikamurema mu ishusho yayo. Ntarakora wenda ngo mungane, ariko nawe ni uw'agaciro. Umwana ni uwo kwizerwa, umwana ni uwo kubaha, umwana ni uwo gukundwa. Mbere ya byose umwana umuntu agomba kumukunda. Mubyeyi ugakunda umwana wawe, mukozi wo mu rugo ugakunda umwana wawe. Abakozi bo mu rugo kenshi hari igihe badakunda nk'abana, basanga nimba uri umukozi wo mu rugo ntukunze umwana wenda bitewe n'uko shobuja gufata cyangwa nyokobuja gufata, uvuga ngo mbese bitewe n'uko nyina w'umwana cyangwa se w'umwana agufata. Imana rero ijya ibaha kwihangana. Ndabizi ko rimwe na rimwe mu kazi ushaka gukora ugashaka ntushimwa, ugakora ugasanga nta n'umwe ubibona, ugakora ugasanga urarara ijoro, kuko hari n'abakoresha bamwe bo mu rugo nyine usanga urakoresha nk'umukozi ugafata nk'aho yabaye mbese neza nk'umuja, ukaba utamuhesha agaciro. Ariko rero umuntu w'Imana, mwene data, nimba uri gukoresha uwo muntu, umukobwa ufite mu rugo rwawe, rwa mukobwa cyangwa umuhungu, ukaba umukoresha nk'umuntu wagize wambuye agaciro kuko ari umukozi wo mu rugo, ntabwo byari bikwiriye. Uko kari igihe ugeramo ukamwambura agaciro, nawe azakambura umwana wawe. Nukuri ibyo nabonye byarambabaje, nibajije impamvu uwo muntu, ndabasa uyu muntu yaba ari umukozi wo mu rugo, bitekerezaho cyane nyine nkangutse. Ariko usanga ko ibyo bintu bijya bibaho, cyangwa ibintu byinshi bipfa kuri za YouTube cyangwa se mu biganiro, ugasanga umuntu ntaha agaciro umwana, kandi mu by'ukuri nunahemukira umwana uzamye ko umwana rwose, umwana ni ikizi. Navuga ngo umwana ni marayika, umwana nta kintu aba yakoze, umwana ni umwere imbere yawe, nta cyaha umwana akora. Umwana burya niyo mpamvu agaciro k'umwana usanga mu gaciro k'umwana yifitemo. Umwana avugisha ukuri. Uzarebe nubaza umwana uvuga se wariye iki, azahita akubwira ikintu yariye. Ariko se baza umuntu mukuru nkanjye, azakubwira ngo yewe ngo nariye, ariko ngo sinzi ikintu nariye. Untekereza aho ngaho nta n'ukuri kurimo ngo sinzi ikintu nariye, urase wariye ibyo utazi.
ariko umwana arakubwira ati nimba ari inyama nari inyama, nimba ari umuceri nari umuceri, nimba nanyweye igikoma ni igikoma, nimba nanyweye icyayi ni icyayi. Rero umwana ni uwo kwizerwa, tukamuha agaciro ke, ukamwizera kandi ukamukunda kubera iki avugisha ukuri. Ari mpamvu usanga muri no minsi none abantu bakunda kuvugisha ukuri nta ukunze kubizerwa. Nimba twese twajyaga tumera nk'abana. Bamukozi we nimba ukorera umwana ukabuza uko ukorera amafaranga, ukabuza uko ari ahantu wenda bakorera, kunda uwo mwana. Kandi nawe mukoresha kunda uwo muntu muri kumwe, umuhe agaciro ko kumva ko ntari umuntu, noneho bitongeye ko ruvuga ngo nuko ari umukozi umuhemba amafaranga yawe. Ni byiza ko umuhemba amafaranga yawe, ariko se tekereza hejo hazaza. Kuri guhemukira uwo mukozi washatse, nakaba ari guhemukira umwana wawe, mwumva muri mwese ko ntawe agaciro mugenzi we. Ejo Imana muzayibwira iki? Ijambo ry'Imana tubwira ngo umukozi yubaha umukoresha we bitewe n'akazi akora, ariko si umukoresha gusa, ubaha nawe ngabo mubana muri urwo rugo. Birababaje ko umuntu yahemukira umwana, ugasanga umwana ejo n'ejo arahemukira akazakora ari ikimuga bitewe n'umukozi cyangwa bitewe n'ababyeyi bamubyaye. Nanone kandi reka mvuge kuri ba mukase b'abana. Hari abana bajya bagira ba mukase barera abana batari ababo, bajyamara kugera muri uru rugo agapfa gusa nuko yumvaga yahageze, kumva atangiye buri munsi gukikiraho igitoto kuri se. Umwana ntabwo yumva, umwana byagenze gute, dore yamenye ibintu, dore umwana yagiye kwiga ntiyaje kare, umwana yagiye kwiga atameshe bino bintu, umwana yagiye kwiga atogeje bino bintu. Mu by'ukuri ukabuze uko uwo mwana agomba kwishura, ariko ukabuze uko mu gitondo agomba gusiga akazi kose ko mu rugo agakoze, kandi ugasanga n'ako kazi ntikenshi ntakabasha kose, ariko ugasanga ko yajya ajya kwiga ari uko amaze gukererwa. Yewe muri iki gihe cya korona bw'abana basigaye bigira mu rugo, usanga nta mwanya umuha kugira ngo yige. Wa mubyeyi we rero urahemukira uwo mwana, kuko umwana nawe agomba gutegura ubuzima bwe hejo hazaza. Ugasanga kenshi na kenshi se uri kumukubita by'imfunira, nk'uwo mwana ukuntu nari mbonye urimo mukubise umutwe, ariko abipfunira arababara ariko araceceka. Birababaje cyane ko usanga umwana ateshwa agaciro kandi Imana yarakamuhaye. Bibaza ko utekereza guhemukira uwo mwana wa mama we urera umwana ukamuhemukira, cyangwa ejo ukabyariramo abawe, noneho ukamwambura agaciro kumva ko agiye kumukoba umukozi w'abana bawe, kandi nawe wamubye nawe yari umubyeyi nkawe. Ese wowe uzi ko ejo ari nde uzakurerera? Ninde uzakurerera ejo? Kuri gupfinagaza uwa mugenzi wawe wenda yasize muri urwo rugo, ashobora kuba yarapfuye, cyangwa se wenda nyina yarapfuye, cyangwa se wenda baranatandukanye. Ugasanga nta mahoro umuha, ugasanga ntaryama ahantu hazima, ugasanga uramuha ibiryo se atari buryeho, se yataha wenda se mba ari umwana umaze ukiri mutoya, ugasanga ajya kwicara uruhande rwa se ngo arebe ko yamusigira, yavaterwa aho ngaho. Uwo mwana se ariko uwo mwana akunda kurya, kandi mba nakugaburiye. Tekereza wenda yamuhaye ibijumba bye cyangwa ibishyimbo, se ageze aho ngaho umutekeye amafiriti n'umuceri, mwaba papa mwe namwe kujya mumenya ubwenge. Ugasanga nimba umwana aje aho hantu iwawe aricaye, mu by'ukuri urimo kurya. Nimba umwana nuko numba gusanze aho ngaho arimo kurya, hari igihe aba atahawe ibiryo cyangwa agiye kurya ibyo utariye, menya n'ubwenge uvuti ese uyu mwana kuki abaje kwicara hano? Kuko benshi ba mukase usanga mukase avuga ngo ntujye hariya, kandi yanafata uramenye ntujye hariya, dore kandi uyu mwana yabasabye kandi aba yariye. Kubera iki? Agishije gushukura, nubona gushukura cyangwa kurarikira ibintu byose arimo kurya kuko si byo yariye. Ageze amahirwe yo kwicara aho ngaho, hari natabona n'uburyo ugasanga wenda naho se agiye kurira ndaba mukase yanahafunze kugira ngo, cyangwa se ati genda wicare hariya, siko ntakageza ngo ujye kumwicara iruhande. Urumva? Umwana akamburwa agaciro k'umwana kagomba kubahirizwa. Umwana nimbe muriye ibijumba cyangwa ifiriti, hari akantu kari kundya ku jisho, ariko nawe muhe kuri ibyo biryo, kuko ntakeneye kurya ku buryo nk'ibyo mwariye. Umukozi ntashobora guhemukira umwana wawe, ugasanga kuko igihe cyose arara yicaye, arara ahagaze, wenda ahetse uwo mwana wawe ntajya yicara n'umunsi n'umwe, kandi wari n'amafaranga umuhemba ukabona waratanangana ku kwezi, ariko najya kwishyura azajya kubyishyura kuri uwo mwana. Mukase w'umwana ajye kwishyura ibintu byose se yakoreye umugore we, ajye kubyishyura ku mwana atabyaye. Ni na kenshi uzasanga abakozi benshi bavana mu rugo agahinda k'ibyabereye mu rugo, nabyo akajya kubitura abakozi cyangwa se abantu bakorana mu kazi. Ibyo si byo ashatse kuvaho. Njye noneho ndi kuvuga ku gaciro k'umwana, bityo tugomba kubahisha agaciro. Mubyeyi wo mupapa, ugaha agaciro umwana wawe nimba uzi ko atarerwa na se, ukamenya ngo uyu mwana wanjye yariye,
ukamesa ntiyariye. Kuko burya nubwo wenda umwana wabona yambaye nabi ariko kugira aho usanga umwana atarya, usanga umwana yaragiye ashiramo, usanga umwana nimba afite na nyina atajya no kumusura kugera n'abone na nyina wa mupapa we, wa mugabo we, usanga wambuye umwana agaciro ko kugira ajya kubona na nyina akaba atamusura kubera impamvu runaka wenda mwapfuye, ariko nimba mwana nazipfuye ntibireba umwana, ntabwo bimureba kuko umwana agoye guhabwa agaciro kuko Imana yamuremye. Iki ni ikintu tugomba kwibuka, impamvu tugomba guha abana agaciro nuko twebwe tubazana mu isi. Umwana yisanga ari mu isi ntabazi uko yahageze, kandi ugasanga abana barahohoterwa, abana nta gaciro bafite mu muryango. Rwose twari dukwiye kumva ko umwana nawe agomba gukundwa, agomba kwizerwa, umwana kubahwa. Wena wambaza ngo se ngo umwana agomba kubahwa gute? Se umwana nuwo kubahwa? Yego, umwana nuwo kubahwa. Impamvu umwana ari wo kubahwa gute? Umwana azana igitekerezo rimwe na rimwe ugasanga yaha igitekerezo ababyeyi yagira icyo ashaka kuvuga, ngo waburetse ngo ndaje, akaboretse ndaje, ntuza kumwibuka ko wana bw'umwana ngo boretse ndaje. Yewe ugasanga ni kuganira n'umuntu umwana yaza kukubwira avuga ngo boretse. Ariko rero neke dukunda abana, tubahe n'agaciro kabo. Uwo mwana agaciro nuko uzumva igitekerezo cye. Si byiza kureka umwana ngo kuko kutamwuvuka ari umwana, ahubwo mwumve nubwo igitekerezo cyawe utaza kugishima, sigara igitekerezaho neza utagishimye kuko igitekerezaho neza uvutise kuko uyo mwana ambwiye gutya. Wenda uza kuza kubyanga, ariko nibura wamwumvisha bamuteza amatwi kugira ngo umuhe agaciro ke nk'umwana. Wa mubyeyi uha umwana agaciro, mukozi uha umwana agaciro, we mukozi wo mu rugo, mumama uha umwana agaciro, waba uri umumama mubyaye cyangwa se yaba ari na mukazi. Duhe abana agaciro. Hari igihe abana rimwe na rimwe bamaze gukoresha kumuha agaciro, akumva ati buriya rwose ubwo mye nanjye ngomba kujya mpora mbigenza gutya, ngomba guhora mvuga, kuma nashyizeho uhora uvuga igihe cyose. Ariko umwana nawe burya yari mu gihe cyo kugira ngo abashe kubaha ababyeyi, agomba kumenya igihe agomba kuvuga akeneye papa cyangwa mama. Ari mu bihe byiza byo kuba yumva ahugutse, akaba yaza kuvuga igitekerezo cye. Kwari n'abana usanga rimwe rimwe nk'umwana ukubura nko kuvuga kuri telefone cyangwa uri gukora ikindi kintu uhuze, agaprofita kugira ngo ubonere muri wa mwanya icyo utari kumwemera avuga ngo genda ugifate. Ese mama ashobora kujya hanze wenda gukina na mugenzi wanjye? Yego ngaho genda. Kandi bwana ntiwari umwanya wo kujya gukina, wari umwanya wo ndakorera nk'uturimo two mu rugo, wari umwanya wo kugira ngo wenda aba akora ikintu runaka, ariko kuko yacyanze akaba yaguprofita. No mpamvu umwana nawe mu gihe agiye gushaka umubyeyi agagombye kureba igihe cye agomba kuganira n'umubyeyi we mu gihe afite umwanya. Kandi nawe mubyeyi kuvuta umwana wanjye aya masaha naye mba mpugutse, nibwo muzajye muza tuganire. Ubundi biba byiza, icyo nabonye ari cyiza, wenda nkurikije wenda nanjye ibyo nagiye mbona cy'ibyo nabayemo, biba byiza ni rimwe na rimwe mukorera abana ko kubaha igihe cyo guhura n'abana kugira ngo twumve ibitekerezo by'abana. Nibura ukamushakira nk'umunsi wenda nko mu cyumweru, kuko uyu munsi runaka ni umunsi w'ikiganiro cy'ababyeyi n'abana, mukabaganiriza ukumva se ni hehe umwana yitwaye nabi, ni hehe ngiye mubyeyi nitwaye nabi, yewe n'uwo mukozi ufite wo mu rugo. Nibura rimwe mu cyumweru mukajya mumuha umwanya ari kumwe n'abo bana rera, mukaraba uburyo ki bitwaye. Kuko umukozi ushaka kubona wenda abana baramugora cyane, abana ntibamwumva ntibamwubaha. Kubera iki? Ntajya ababyeyi baha abana cyo kubaganiza buryo ki bagomba kubaha umukozi bafite mu rugo. Ugasanga umukozi ni wo gususukurwa, ugasanga noneho kandi noneho abana nibo babihomberamo, nibo bahuramo n'ibibazo. Ni byiza rero guha umukozi igihe, nibura nka mu cyumweru mugahura mwese muri famiye kugira ngo mwumve buryo ki uwo mukozi akoreshwa. Yewe ushaka kubaza ngo ngese naha umukozi agaciro, ngese umukozi naha umwanya wanjye uwumuhe kugira ngo rero abana bawe neza baracyari bato, kugira ngo nawe abashe kubyungukira, ngo mwana abashe kubyungukiramo, umukozi nawe abashe kumva aho agomba gukoresha, agomba kwikosora. Nawe mukoresha wumva aho ugomba gukosora kugira ngo abana bagire agaciro kabo mu muryango. Agaciro k'umwana nicyo kintu cya mbere mu muryango, kugira ngo nawe ejo azakure amenya kubaha be, azakura azi ngo abanjye babafataga gutya. N'imbere rimwe na rimwe wenda abana bashaka gukorana bagahindura n'imico, ariko azakura bati iwacu ibi ngibi twarabikoraga, nawe ndazabyibuka. Naba ari umwana mwiza kandi umwana wubaha, kuko umwana arakura ejo nakabyara be, ejo nakagira urugo rwe. Impamvu rero tuba tugomba kubaha agaciro kugira ngo ejo bazabikuriremo, nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira ngo umwana aguye kurerwa tukamwereka inzira akazayikuriramo. Kandi mu gukurira mu nzira si uko ntabwo bigira imyaka uvuga ngo kuko ngo nshatse wenda ngo nzareka kubaha mama cyangwa papa kuko ngize imyaka runaka.
kuko se ari uko nashatse umugabo, kuko se ari uko hari nashatse umugore. Ko hari n'abana usanga rimwe na rimwe bagera mu ngo zabo ntibamenye agaciro k'umubyeyi, ntamenye agaciro ka se cyangwa nyina, ngo nuko amaze kugera mu rugo rwiwe. Ariko umwana ahora yitwa umwana imbere y'ababyeyi, ahora yitwa umwana. Usanga umwana arakuze ariko inshingano zo kwitwa umwana nyine yaziterenzeho, akumva ko hari ibindi bundi agomba gukora. Umwana ni umwana. Ahangaha ndi kuvugira ku mwana mutoya n'ababarera, ababyeyi babarera, abakozi babarera. Uwiteka naduhana icyubahiro. Ni ukuri iki kiganiro nagitambutsa, ariko nanone reka nongere mvugire ku bana bajya bakunda gusaba uburenganzira bwo kujya mu nshuti zabo. Hari abana kenshi bajya bakunda kugira imico bagahinduka kubera inshuti zabo. Umwana akaba ajya nk'ahantu, wenda abana, kuko buri muryango wese ufite uko rero abana babo. Ndibuka umwana umwe yigeze ajya ahantu, yari agiye kumarayo nk'icyumweru. Noneho abana ahantu bari bagiye bari abana bo mu muryango, bagaruka bagenzi babo hari utuntu tuba mu kantu bita ngo mbese ni shokora, ariko muri iyo shokora iyo iriye habamo akantu imbere, wenda sinzi muri Afurika bihari ariko intanga turahari. Ugasanga iyo shokora iyo iriye haba harimo akantu k'agaparasitike, wagafungura ugakuramo utuntu tw'udupapuro. None utwo dupapuro rero aza gusanga hari ibintu byanditseho bitari byiza. Noneho umwana namwe ati mama, ati noneho ati nagiye ahantu, ati mbona kano kantu kameze gutya, ati yabonye kano gapapa, ati wansomera. Ndasoma ngiye ninje muri iyo site nsanga ibintu bitari byiza bitajyanye n'ibyo abana bagombaga kureba. Urumva, bari abana banjye, bamwe bari bagiye nyine mu bandi bana. Ndavuga nti ibintu rero ntago ari byiza, mbira abana. Ariko urumva, ariko kuba banyigiriye icyizere, ko rero abana, hari abana bajya bicukiza ingeso zindi, ugasanga umwana arebye ingeso itari nziza, araje yanduje bagenzi be, ugasanga umwana yarunduye neza. Nawe mubyeyi ujya guha umwana ahantu agomba kujya no kumara iminsi, banza urebe kabone bari inshuti yawe. Uretse uyu muntu w'inshuti zanjye abana be bafite imico bwoko ki? Kuko uzasanga umwana afite imico nk'iyo ngo bitewe n'uko wamureze, imico ajye kuyandurira ahandi, aze nawe akonyeze mu baturanyi biwe, mu bana ari kumwe nabo. Turakwiriye no kugira ngo tugenzure abana bacu uburyo tugomba kubarera, tubahe uburere bwiza, bidatera kwangukana kuko afite abana ngo bakunda abanjye. Mushaka kuba mukundana ariko abana be badafite imico myiza, badafite ingeso nziza. Kugenzura rero inshuti igomba kubana n'umwana wawe. Ntabwo muri iki gihe byoroshye, ko n'abantu bakuru ubwabo barahinduka, ugasanga imico yarahindutse kubera inshuti mbi babana nazo. N'abana rero akenshi abana biba byoroshye kuko abana bandura imico vuba vuba. Imana nitugirire neza. Umwana nagusaba kumva ko wamuha agaciro, nuko aba yumva ko wakumva icyifuzo cye, kumva ibitekerezo bye, noneho ukaba wamufasha. Ndavuga noneho ku kijyanye n'abana bajya nko mu mashuri, usanga nk'umwana aba ku ishuri, wenda muri korona wenda bamwe barimo kwigira mu rugo, abandi wenda batangiye no kujya kwiga simbizi. Ugasanga wa mwana wenda avuye mu rugo anyweye igikoma cyonyine, ageze cyangwa se wenda n'uwo mugati arawuriye. Hari n'abatarya wenda bitewe n'aho nyine abantu baba bari mu giturage. Ndazi ko abana benshi bagenda batariye, nta n'ikintu bakujije mu kanwa. Abo mu mijyi wenda bararya, ab'inaha ngaho turi bo barya ku mashuri, barabagaburira, nta kibazo kiba gihari. Ariko mvugire noneho kuri wa mwana ujya kwiga. Nigeze mbona umwana umwe n'aha ngaha yari afite ababyeyi. Umwana nyina yarashatse, ashaka afite umwana. Noneho ugasanga wa mwana, abandi bana mu gihe bajya kugura nk'utuntu, bafite udufaranga bajya kugura, wenda nko mu gihe basohotse bagiye gukina cyangwa se batashye, abandi bana bajya kugura nka ice cream cyangwa se akabomba akantu runaka. Umwana ugasanga ni umwana mu by'ukuri waba uzi ko ari abakene, ahubwo nuko badaha umwana ku gaciro, akumva wenda bamuha n'ayo mafaranga abiri rimwe se, nawe imbe yakora ako kantu. Umwana ugasanga mu rugo ibikinisho by'abana cyangwa se mu magara abana bagendaho ntayo bafite. Muri Afurika usanga wenda umwana ashaka kujya kugura nk'irindazi, ugasanga ntafite n'icyo 1000 cyangwa se 100 cyangwa nayo 200, ukaba wayamuha, kumva ko mbese umwana ari uwo kurya mu rugo gusa. Ariko burya ajya agira nawe ikintu kimeze nko kwifuza. Urazi kugira ngo umwana yifuza afite umubyeyi, afite ababyeyi mu rugo, saa igihe cyose arasabiriza umwana akamuhereza, ejo ajya gusaba undi, ukagira ngo abana baramurambiwe. Kuko nta munsi n'umwe ujya umuha nibura udufaranga two mu mufuka, ni bati nditwaza nanjye ningera na bagenzi banjye, nibagura nanjye ejo nzabagurire. Biba ngombwa, biba byiza rero nkatwe ababyeyi rimwe na rimwe tugirira abana nk'udufaranga two kuba yakenera, wera rwo bamuha 5 cyangwa 10 bitewe n'uko umwe n'ikigero cy'umwana agezemo. Kuko hari abavanga abana ngo abana ntibareshwa amafaranga. Ndibuka igihe kimwe nigeze nganiriza ahantu igihe kimwe ku bijyanye n'amafaranga.
ababyeyi bamwe basanga bese babyumvishe nabi, ariko ni ngombwa, reka n'uyu munsi mbisubiremo, ni ngombwa mubyeyi nimba ufite umwana, tekereza ko nimba ufite amafaranga nk'ibihumbi bingahe ubitse mu rugo, ubitse mu nzu, cyane cyane hano i Burayi bwo batanga amafaranga wenda ku bantu bafite abana, ariko ugasanga wa mwana nta n'icumi ujya umuha nibura nka rimwe wenda no mu mezi abiri uvuga nibura dore ngo wayafata mu ntoki, kuko burya abana, hari abana bakunda amafaranga, kandi ugasanga rimwe na rimwe abana barajya mu ngeso mbi kubera ko usanga ababyeyi babafungiye. Mbese umuntu wari bavuga ngo abantu ngo umuntu wagira ngo inzoka mu mufuka, urumva akumva atakoraho. Ugasanga rimwe na rimwe ababyeyi wenda b'abagore n'ayo mafaranga ariko batayakoraho, umwana burya akenshi bakunda kwishyikira kuri ba nyina, ugasanga ati mama wampaye wenda amafaranga runaka, ntacyo nyina afite cyo kumuha, cyangwa se rimwe na rimwe ugasanga wenda nimba umugore wujara ayo mafaranga wenda yose umugabo yahereza umugore, ugasanga reka danga amafaranga ngo nayaswa, undi amafaranga mbese bakitana ba mwana, ariko mu by'ukuri mujye mureka tugerera abana, cyane cyane abantu barera abana batari ababo, icyo kintu bajya bakunda kugikora, cyane cyane abantu bakunze kurera ari bonyine, abo bantu bajya bakunda kugikora. Mumenye ko hari igihe abana bagumuka kubera ikibazo cy'amafaranga, ugasanga umwana abaho afite mugenzi we wenda afite telefone akumva igihe cyose yamutira, mamamagare papa, ko iki we wenda ntayagira, bitewe n'uko umwana angana, kuko ibyo byose nimba umwana ageze mu myaka nka 16 17 yagagumye gutunga nibura agatelefone kajya kamufasha. Nko muri iki gihe noneho numva ngo muri Afurika abana benshi bigira kuri za telefone, yewe naho ngaha nuko birabafasha, gusa nyine dufite ikibazo cy'uko tekinoloji yariyongereye, ibintu byo kuri YouTube birabyarije, usanga abana abana badakuraho ibintu byiza, ariko niba ukajya uganiriza umwana ukamubwira uburyo agomba no kuyikoresha, ukamusaba kubita hano kuri iyi telefone hazaho ibintu bibi, ujye ureba ibi n'ibi, byaraba nabwo ukajya ugenzura ibintu umwana wawe yarebye. Iyo bibaye ngombwa nyine ugasanga ko ibyo bintu umwana atangiye gukoresha telefone nabi, nyine urayimwambura. Gusa icyo mvugira ngiye no kugira ngo duhe abana agaciro, kumva ibitekerezo by'abana, twe kujya kubashyira ku ruhande, umwana umuhe nibura ubuti ngifite udufaranga runaka, nubwo turi muri corona, mu gihe bibaye ngombwa uzi ko azagenda guhura n'abandi bana, kugira ngo arye nshaka kubivuga mu Kinyarwanda asa nk'ikinsobwe neza, ariko ni ukuvuga ngo umwana ye kwifuza agufite, none se kuri kwimira umwana ukiriho, ejo nutakiri umwana nicyo azakurira. Ukababyeyi rwose ari ababyeyi navuga ngo bagira, nimba nabita ibisambo, nimba navuga kugira ukuboko gukomeye, ugomba kwita ku mwana wawe. Hari nk'abana kenshi none nkunze kuvuga batagira wenda nk'imiryango yo handi ku ruhande, babyawe na ba nyina na ba se wenda b'imfubyi, mama rwose badagifite n'umuntu n'umwe, ugasanga wa mwana arareba umuryango wenyine gusa, ntajya kwa nyina senge, ntajya kwa nyirakuru. Abo bantu wenda rero bakagombye gufata mwana wenda ngo umufashe ubwo nta kintu mama cyangwa papa yaguhaye. Urumva ko umwana nta bw'inyegamburo afite, nawe ukaba utamuha, uzasanga abana kenshi bagiye mu ngeso mbi. Usibye ko ntibajye ko hari n'abana bananirana, umwana ukamukorera ibintu byose, ukamuha byose, ibyo byose maze kuvuga, ariko umwana akanga akananirana, mwari umaze kuba mukuru. Umwana hoze mvuga mbere ni umwana mutoya wahohotewe, ariko n'abana bakuru ukamukorera byose, ariko usanga wa mwana ahora igihe cyose yifuza ibyo hanze. Ari niyo mpamvu rero navuze ko inama mu rugo, mu muryango ari ngombwa kubikora. Mubyeyi ukarera neza hehe witwaye nabi, aho witwaye nabi, ukareba hehe umwana aho yitwaye nabi, noneho mukareba aha bitaragenze neza, mukageza kubikosora, mukumva ibitekerezo by'abana mu muryango. Murabona muri no minsi rwose ingo ziri gusenyuka cyane cyane, ingo ziri gusenyuka mu muryango, usanga abana birukanwe, abana bagiye kuba hanze, hari n'abajya kwitoragura muri puberi kubera iki imiryango nyine n'ibyo babona mu rugo byahashize nta n'ibihari. Gusa hano ndi Burayi wenda ntibikunze kuhaba, n'abana bifashe nabi batwazwa na sosiyale, ariko muri Afurika nta sosiyale nzi ko zihari zita kuri abo bana. Usanga imiryango igera isenyuka, abagabo babona ingo zimaze kubananira bagahunga, bakajya kwishakira wenda hakiri sinzi uko nabyita. Usanga abagabo benshi wenda bagenda bishakira abagore bakiri batoya, cyangwa se agahitamo kujya kuba wenyine. Muri no minsi ubwo numvise nabwo nanone ko abagore natwe ibintu bisa nk'igenda bihinduka, usanga umugore ataye urugo, atanye umwana, umugabo cyangwa abana, akigendera. Mu by'ukuri ko abo bana uri kuba atari we warababyaye, uratwise umwana amezi 9, ukabyara undi,
sinzi nimba 2 cyangwa 3, sinzi nimba ari umwe, ukaba umutaye ukamusigira umugabo. None se ejo umugabo namara kumuta nawe amwanze nk'uko umwanze, umwana azajya kujya kuba ku muhanda. Twari dukwiye gutekerezaho abana, nitwe twabazanye mu isi, tugomba kubitaho kuko twarabaza, Imana izabitubaza. Nimba utataye ku mwana wawe, ninde muntu wundi uzamukwiteraho? Birashoboka ko umwana ajya kwitabwa n'undi wo ku ruhande ariko ntazamukunda nk'uko wamukundaga. Birashoboka ko yamuha urukundo rw'igihe gito kuko atamubyaye, ejo nazamureka mutange. Icyo kibazo nigeze mpura nacyo mu minsi yashize. Nigeze mfata umwana wo mu muryango, mvandika mfashe umwana kuko nabonaga arananiranye mu muryango. Umwana mufashe nanjye yagize igihe arananira kubera iki? Namuhaga ibitekerezo ko numva ashaka kumurera, ntaba ariko byumva inyuma akajyaca abandi bantu nawe bakajya kumushuka. Byarangiye umwana ananiye neza kandi numvaga nta kintu ntamukoreye, ariko umwana arananira neza. Ubwo rero mubikeneye mwebwe mugifite abo bana mutaramenya gutyo, mwebwe mukibana nabo Imana itari yambura ubuzima bwanyu, wenda mvuye mu mubiri umwana wanjye arasigaye, gerageza gukora umwana wawe ibyiza kugira ngo ejo nunava mu mubiri azasigara kwibuka. Kabone nubwo atazaba bampaga byose, ariko niba ujye ubikora kugira ngo urangize inshingano zawe nk'umubyeyi. Basaba umugisha rero kubwo kunkurikirana. Nta byinshi ahari wenda narenza kuri ngine byinshi nagakwiye kuvuga, ariko kubera igihe nihaye cyo kugira ngo ntazajya ndambira abantu ahari, ni byiza ko muzajya mukomeza kumpa commentaire kugira ngo ni hehe se nakongera nkavugaho. Ni ukuri ntabwo byoroshye inshuti zanjye, ntabwo byoroshye. Nifuza kugira ngo tukiri mu isi agaciro kacu tugakomereho, agaciro kacu tugahane, twebwe ubwacu duhana agaciro, natwe tuzumva ko mbese bigenze neza. Ariko reka ndangize wenda ndasoma ijambo ry'Imana. Ndangize nsoma ijambo ry'Imana wenda, hanyuma rero dukomeze. Ndangize dusoma ijambo ry'Imana, ndasoma muri Petero wa mbere ibice 3. Petero wa mbere ibice 3, noneho dusome ku murongo wa 16. Petero wa mbere ibice 3, umurongo wa 16, aravuga ngo kandi mufite imitima itabacira urubanza kugira ngo nubwo babasebya batuka ingeso zanyu nziza zo muri Kristo bamware. Amen. Imana nishimwe. Tukwiye kugira ingeso zitaducira urubanza. Ingeso z'umuntu zitamucira urubanza, nubwo umuntu yagusebya, nubwo umuntu yagutuka, nubwo umuntu yakubwira ngo urakora ibibi, we nta rubanza umutima wo gucira. Wowe uwo mwana uvuta ibyo byose ngenda nk'umwana agaciro, kuko Imana yakama kandi nayo ikaba yarakamuhaye, ikamuha ikamurema, ikamuha ubwiza bwayo, nangiye kumuhesha agaciro. Ukabikora wumva umutima wawe utagucira urubanza, kugira ngo ejo Imana itazabambwira ukuntu wareze uriya mwana wawe. Ukunda umwana, nkumva umutima wawe rwose uvuta ejo n'ejo wenda umutima wanjye uzancira urubanza rw'ibyo nakoze. Oya, ko nubikora uzaba urimo kumuhesha agaciro kiwe, kandi nawe ubwawe wihesha agaciro, wumva umutima mbese ntacyo uri kuguhamya. Imana ntihabwa icyubahiro. Reka nanone twongere dusome muri Petero wa 3, muri Petero wa mbere ibice 3 nanone,
turasoma ku murongo wawo wa 13. Ku murongo wawo wa 13 aravuga ngo mbese ninde uzabagirira nabi